kamerama uretse gutangira uretse gufungura kamerama ibaze nk'abafana bagiye kubona bakabona reka uretse umva nayo mfite inyota niyo mpamvu wabonaga ntameze neza nyine yego nta nubwo umeze neza cyane ko niyo mpamvu wabonaga ntameze neza nayo mfite inyota nyine byahatari kumva uko abona uri kwisekesha uretse gufungura kamera nyine uko ari ukubimbaza kare ibyo wambazaga byose umuntu utari kuvuga abayikiranye umbabarire rwose kandi wajya kubona ukabona wafunga ariko nawe ntiwabikora gusa ibyo bintu wumva bibaho umva reka rero manze mbabwirisha mu buzima reka mbaye sitori mu buzima bwanjye burya ikintu cyambabaje mu buzima uko kera ngenda umwana mutoya n'umwana muto cyane nyine mfite nk'imyaka guhera ku myaka 8 kuzamura kugera ku myaka nk'icumi yewe na 12 nifite ikibazo kigira giti shari igihe najyaga nko mu rugo nyine kwa kundi uturanye n'abana muri nk'abana nyine nka benshi ngiye ikintu cyajyaga kimbaho nyangira ikibazo njye kuvuga mujya mwumva umuntu uvuga adedemanga cyangwa se kajya kumva agiye kuvuga agiye guhera nk'umwuka noneho mu rugo mama yanuma nk'ikintu bagarukira mu nzira nkava cya kintu ntakivuze kubera iki bari bamaze kubimenyera bose nagira abana bose bagashungera cyane bakaza kumagarara imbere kugira ngo bumve ukuntu ndi buvuge iwacu banuma nk'ikintu nkagarukira mu nzira ngenda nkababwira ngo nasanze ntabahari shamana we ibyo bintu nyine biramenyerwa mba numva rwose byarambabaje ikintu cyarambabaje pe iwacu rero nkanga kubabwira ikibazo gihari aya kumva ndi muri yumva ako kantu karebye nyine ngo cyaswa ajya kuvuga ngo mama ngarantumye ngo nkahera muri mama abantu bose nyine nabo bikabayobera nyine ntabashobora gufata nk'iminota nk'itanu aho kugira ngo nkivuge nkumva ngiye guhera umwuka bakavuga ngo sawa ngo turaza kuza kujya iwanyu baraza kutubwira icyo ari kigendera nkagenda ikintu mbana nacyo mana yanjye umva kameramani ni uguhagarika izo sitori reka tuzireke ntabwo arizo twari turimo reka aho fungura kamera tuyo twabona dutangire tuganiriza abantu badahera muri ibi ngibi ntabwo bagasitori y'akantu kambabaje arahumva uretse gato uretse gufungura amanzi nk'iyo gatoya noneho nsoze ubundi rero tugiye noneho tangira ndetse ariko maze nitunganye ngaho noneho twagiye turabasuhuje bakunzi bakurikirana ibiganiro bya Tuzo Official uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho ibiganiro bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi turabasuhuje cyane muri inshuti zacu inshuti zakatumva muri inshuti zitirenze pe sinzi neza ko washaka kwigereranya na mana ndabakunda turabakunda cyane mbega nyine Tuzo Official mwebwe abantu ba mbere dutekereza cyane mwebwe abantu ba mbere muba muri mu mitima yacu pe mwarakoze kudukunda mwarakoze kutwereka urukundo mwarakoze gukanda subscribe mwarakoze mu bintu byose bishoboka muri inshuti zacu kandi rwose tuzahora tubakunda tuzahora tubazirikana tuzahora tubakumburiye cyose niyo turyamye umva iyo bwije mbona narashyiraho ikiganiro mba numva ntazi ko bimeze urukundo mba numva nyine ntafite umutima mwiza mba numva ntishimye nyine muri ngewe ariko iyo maze kubaganiriza maze kumenya amakuru yanyu maze kumenya mbega nyine iyo maze kuaprodinga ikintu nanjye mpita ntekereza kuba ntawe
kuba bari kuvuga gutyo na gutya bimeze uku n'uku, so bose bameze neza. Ariko n'utameze neza ihangane, ushobora kuba utameze neza none ariko ejo ukazaba umeze neza. Ni mwihangane, isi yacu niko iteye, ubuzima bwa buri munsi niko buteye, so ni mwihangane rero, ejo bizagenda neza cyangwa n'ejo ubundi nabwo bizagenda neza. Ko turabakunda, tubahoza ku mutima igihe cyose, kandi tuzajya duhora tubasengera uko bwije n'uko bukeye. ndasuhuza abanyarwanda mwese muri rusange, turabakunda cyane, muraba agaciro kuri twebwe. Si ubundi mudahari umuntu yaba ari gukora igihe nta nababonye, ngiye nava no mu kiganiro abarahita ngenda nigendera rwose, abarahita ngiye nigendera pe, kuko rwose mba numva ntacyo rwose naba ndi gukora. So mwarakoze rero kutwereka ko mudukunda, turabibona ibyo byose, muraba agaciro ku buzima bwacu, so byiza cyane rero. Turasuhuza nabo mu bindi bihugu byose by'abaturanyi byacu n'abari ku isi yose. Joyeuse ndagusuhuza cyane, ndasuhuza n'umuntu witwa Gasaro uri muri Omani, nawe mubwire ko mukunda cyane, uri agaciro ku buzima bwanjye. Esther nuko mbega nyine ndagusuhuza, ndagutashya, mana y'isi n'ijuru we, ndagukunda umutima wanjye wose, ujye uzirikana yuko ujye we uvuga ko ngukunda cyane mu buzima bwanjye bwose. Ndasuhuza abandi bose n'abadiaspora mwese, turabasuhuza, muraduhamagara, so ni byiza cyane. Mukomereza ahangaho, turashimira n'umuntu wese wakoze subscribe, n'umuntu utarayikora ngo uyu ni wowe wa mwanya kugira ngo ayikore. Ni byiza cyane rero, mwarakoze gusura ko tubakunda, natwe niyo mpamvu natwe tubakunda cyane, niyo mpamvu natwe muri aba agaciro ku buzima bwacu cyangwa se kuri twebwe, turabakunda kandi tuzahora tubakunda igihe cyose. Ikintu nashaka rero kubabwira uyu munsi, nashaka ko tuganira ku kintu kijyanye n'abantu bafite impano. Abantu benshi cyane pe, abantu benshi cyane buriya bafite impano nyinshi, ariko abantu benshi cyane ari abantu bazira ikintu cyo kwitinya. Abantu benshi cyane bafite impano bagaragariza abanyarwanda, bagira gute ariko barayitsindagiye. Impano yabo barayifite ariko barayibitse, ntabwo bashaka kuyigaragaza. Nabo ubwabo ikintu bafite ikintu cy'isoni, bafite ubwoba, bafite ikintu cyo kwitinya. Nkaba ndi kubwira buri muntu wese, umuntu wese uzi ko yitinya, umuntu wese uzi ko afite impano. Ubundi nta muntu ubaho n'umwe udatagira impano, ubundi ntibishoboka. Ahubwo ikintu kibaho kigora, ikintu bita gutinyuka, gutinyuka. Iyo ubasha kuba watinyura iyo mpano yawe, iyo mpano erega burya iyo ufashe umwanya ugatinyura nk'impano yawe, so biba ari byiza cyane. Kuko iyo mpano mu bantu baba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda no hanze y'u Rwanda, ntushobora, iyo mpano yawe ntishobora kubura byibura nk'abantu nk'ijana bahindura, cyangwa se impano yawe ishobora gufasha. Ntabwo buryo byabura, ntabwo bafite impano yo gusetsa. ushaka kuvuga ikintu kikamusetsa pe, nimugerageze gusa abantu bafite impano zabo bazigaragaze, bazishyire, muzivuge, mugerageze, mwirekure ugaragaza impano yawe, mugireke kugira ibintu by'amasoni no kugira ubwoba. Uzi ko hari umuntu pe, narumiwe, afite impano yo gusetsa, we afite impano yo gusetsa. Igihe kimwe nzamubazanira rwose abasetsi, namwe rwose muzareba ko ndi kuvuga ngo impamvu naje kuvuga ku bintu bijyanye n'impano nuko nabonye afite impano ariko aritinya byahatari, aritinya rwose biteye ubwoba. uri kubyumva? Ubwo ngubwo rero murumva ko niba ufite impano, gerageza rwose iyo mpano yawe ugira ute, uyigaragaze, ifashe abanyarwanda bose, n'abandi bo hirya no hino, iyo mpano ibafashe. Usundi iyo impano urayibika ngo bigende gute? Ko urayibika se nta bantu ifashije ngo bigende biti? Urayibika ngo bigende biti? Mumbabarire rwose mumbwire. Oya, nimujye mugerageza, niba ufite impano gerageza rwose utinyuke, urashoboye, wigira ubwoba,
wigira ubwoba, impano yawe uyidusangize, impano yawe nawe ubwawe iza kugereka umumaro. N'ubu ngubu rwose nubwo mba ndi kubabwira bino biganiro, ariko buriya mfite impano yo gukina filime, ariko ntabwo simbihisha, ntabwo mbihisha. Ndashaka kugira ngo ngirene nyisangiza abanyarwanda bose. Ariko urafata impano urayigumisha mu nzu, urayigumisha ahantu hose uri no gukora. Rega ibintu dukora ntabwo byakubuza gukora ikintu icyo ari cyo cyose. So ushobora guhamagara umukameramani, mufite nk'ukuntu wenda se mwumvikana, cyangwa se ifite nka kamera, biba ari byiza ifite kamera mama. Ariko iyo utaragira urwego rwo kugira kamera, uhamagara umukameramani, wamara kumuhamagara akaza, mushobora gufata nk'isaha imwe ukagira ibintu usangiza abantu, usangiza abanyarwanda muri rusange, bikabafasha, bikagira ikintu nyine bibunganira ku buzima bwabo bwa buri munsi. Ariko iyo ufashe ukicecekera ukabika impano yawe, erega yifata iyo mpano yawe yinjize, kandi n'akazi kawe nako kinjira. Hari icyo se bitwaye se ubundi? Ntacyo bitwaye. Kandi rwose ntugire ubwoba ngo abantu bambona bazabigenza gute se, bazabigenza gute kwiki, bazabigenza gute kwiki? Nta kibazo, abantu bazagutera ubwoba. Ntuzagira ubwoba ngo runaka ngo azabimenya, ngo azagira ati byihorere. So ubu ngubu dore uko ibyo ngibyo, iki kintu cyari kimangayikisha, bashaka kukibwira abanyarwanda bose muri rusange, bashaka kukibwira umuntu uwo ari we wese ufite impano, bagomba kurekura ya mpano ye akayisangiza abantu bose. Erega ari nubwo ufite n'impano, so ukaba ufite, niba wumva uvuga ngo abantu bazasika n'iki, bazakuganiza kubwira ati bigenza uku. So ntacyo rwose biba bitwaye, ni ibintu byiza cyane. Ndumva nicyo kintu cyari kinzanye. Reka ndashimira inshuti zacu zose, ndabashimira cyane, muraba agaciro rwose ku buzima bwacu. Mudahari ntacyo twaba dushoboye. Ndashimira inshuti zanjye zose zikomeza zigenda zimba hafi mu gihe mba numva nacitse intege, numva ntameze neza. Ihangane, uraza kumera neza. So bagenda bampa ibitekerezo, mugenda mubwira ati Naomi, ahantu ukwiye kuhagenza gutya, thank you so much. Ibyo bintu byose ndabizirikana mu mutima wanjye, mba numva nishimye. Iyo uje ukajya mbere ya Naomi ukambwira ngo Naomi, ndaguhamagaye ndaha n'aha, ntuye aha n'aha, none rero nashaka kukubwira ngo hari ahantu biba bimeze gutya na gutya, uzakosoremo aka kantu, cyangwa se uzongeremo aka kantu, cyangwa se ukantuma ati genda usangize abanyarwanda cyangwa abantu bose muri rusange bakurikirana iki kintu. Uzaguhamagara cyangwa uzabangira inama, ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza bishimishije. So mwarakoze rero. Nkongera kwibutsa umuntu arakanda subscribe kugira ngo yibuke ayikande, kugira ngo twaporodinga ibiganiro byacu bijye bita bimugeraho byihuse. So muraba agaciro ku buzima bwacu, turabakunda cyane. Ciao. Nizere ko wakubye, kudakupa se kandi ari wamwe ngo wakubye. Uzabikatinga, uzabikura kugira nasoje. Ma fanta